basenga cyangwa abantu basenga kugira ngo Imana izabiturengeremo. Imana iguhe umugisha kandi Uwiteka Imana akomeze aguhe byinshi byo kubwira isi yose. Urakoze cyane, Imana ikamugisha nawe. nawe urakoze. Mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Mwebwe mudukurikirana ku Ibendera TV, reka tubifurize umugisha w'Imana. Wowe udahwema kuduha subscribe, like ndetse na comment, reka tukwifurije umugisha. Kandi burya uko bwije n'uko bukeye tugenda twunguka abandi badukurikirana ku Ibendera TV. Namwe rero ntimwibagirwe gukora subscribe, like ndetse na comment. Iyo mwaduhaye like cyangwa se mukaduha comment, tumenya ibyo dukosora tukamenya n'ibyo dukomeza. Hanyuma rero tubasabiye umugisha w'Imana. Reka tubwire abantu bari hanze mu bihugu bitandukanye, namwe reka tubifurize umugisha. Reka tunyarukire hano muri Afurika, namwe tubifurize undi mugisha. Hanyuma reka tujye mu majyaruguru, mu majyepfo, mu burasirazuba no mu burengera bwaryo, reka tubifurize umugisha w'Imana. Hanyuma reka tunyarukire muri Kigali, namwe tubifurize umugisha. Reka tubwire abantu bababaye, abafite intambara, ibibazo, bigerageza, abantu barwaye. Uyu munsi waba ubabaye ariko ejo ukaba ufite ibyishimo. Hanyuma nje uri kuri mikoro nitwa Zaninga Christine, turi kumwe n'umukozi w'Imana. Uraho neza? Urakomeye? Imana irakurinze? Irandinze cyane. Ndabona hariho umuvumbi. Arega ubu igihe turimo ni icy'imvura, turi mu kwezi kwa 12, turi kwegera umwaka, urumva nyine ntabwo imvura yabura rero, ahubwo dore ubu nibwo tujya kubona imvura cyane kuruta indi minsi yose twabona. Ubwo abantu bihanganira imbeho. Bihanganira imbeho pe, kandi twayibuza imbeho kugira ngo iboneke. Hanyuma rero Solange, ndashaka ko tugirana ibiganiro bikeya, ariko mbere yo kugira ngo tugirane ibiganiro reka ngusabe usenge Imana. Urakoze cyane. Ku mazina yanjye nitwa Uwamahoro Solange, uranzi, ndabizi mu nshuti zanjye kandi nanjye ndabakunda cyane. Imana ijye ibamera umugisha ku manywa na nijoro, cyangwa ibyo mugabije amaboko yanyu. Reka dusenge Imana. Mana data twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga n'ubutware, uri Imana yo kwizerwa ibibasha. Aya masare kamushinde abatokerereko hamwe na Jezimana. Uri Uwiteka, uri nyir'ubutware, ingazina zawe n'ibishimwe. Urakoze urakarama, ireko byose mbisabye mu izina rya Kristo, amen. Imana iguhe umugisha. Solange, batubwirire bajye banyarukira no kubahetsi official. Mujye mugera no ku bahetsi official, naho tuhagira ibiganiro byiza, harimo ivugabutumwa ryinshi kandi birakwiye kugira ngo mwese mugire gute, mwumve icyo Imana izajya ivugana namwe. Yego, Imana iguhe umugisha cyane. Tugiye kuganira ku mbaraga z'umutima. Yego, Ndakubaza ibintu nka 3 cyangwa 4. yego, Cya mbere tugiye kuganiraho ni ku mbaraga z'umutima. yego. Imbaraga z'umutima, umuntu yagira imbaraga z'umutima gute? Hari ijambo ngo uwo mwana agize imbaraga z'umutima. Yego, Yari Mose. yari Mose. Yego, kugize imbaraga z'umutima ni ukugira gute? Ni ugusenga kugira ngo tubone ikintu cyitwa imbaraga. Uri udasenze ntiwabona imbaraga. Burya gusenga kurimo ibintu byinshi. Iyo usenze Imana ubana nayo. Iyo usenze Imana niho hahandi ugira ikintu cyitwa imbaraga pe. Ariko mbizi. Yego. Utasengerwa ntiwagira imbaraga. Icya mbere Kristo utasenze ntabwo umwuka wera wawubona. Yego. Umwuka wera, abantu benshi bajya bavuga ku kintu cyitwa umwuka wera, bajya batandukanya umwuka wera. Umwuka wera, iyo umuntu afite umwuka wera nakora icyaha n'igisa nacyo. Kubera iki? Abayoborwa n'iki? N'umwuka wera. N'umwuka wera. Iyo uri mu mubiri uba uri mu mubiri, ariko umwuka wera uratuyobora. Umwuka wera utuma udatambikira ngo ukore icyaha. Ushobora no kujya kugikora, umwuka wera ukongera ukakugarura, ukongera ukifata, ukongera ukagaruka. Uwo ni wo mwuka wera. Aha, hanyuma rero yemwe badukurikiye, ni ukuri namwe muguze imbaraga z'umutima, musenge Imana. Yesu
azabarengera. Bibiliya atubwira ngo maze uwo mwana agwiza imbaraga, arakura agwiza imbaraga. Haleluya, Imana ishimwe. buriya rero gukura ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ubundi mu ruhande rw'umubiri gukura ni ukuva hasi uri kujya hejuru. Yego. Ariko kugwiza imbaraga mu buryo bw'umwuka ni ukuva mu byo urimo, kuva mu byaha, ukava mu byaha ugakurikira Imana, ugakorera Imana. Yego. ukava mu ngeso mbi ugashaka Uwiteka. Imana iguha umugisha. Reka nkubaze icya kabiri. Muri iyi minsi abantu benshi bafite ibikomere, bafite mu baturanyi ibikomere, mu nzu, mu rugo ibikomere, mu itorero ibikomere. Abantu benshi baryamanye ibikomere, bicaranye ibikomere, bagendana ibikomere. Hanyuma reka tumanze tuvuge ku gikomere cy'umuturanyi, noneho turongera tugende tunyarukire mu mazu. Yego. Mu nzu mo imbere naho turaza kuvugamo ibikomere biba birimo. Hanyuma twongere tujye mu itorero tuvuge ibikomere biri hehe naho birimo. Twanyarutse hariya mu baturanyi. Buriya igikomere cy'umuturanyi sibyo cyo kiroroshye. Uzi impamvu cyoroshye? Igikomere cy'umuturanyi ushobora kukirinda. Wacirinda gute rero? Cy'umuturanyi si ubwo umuturanyi yaza akagukubita urushi ukihangana? Umuturanyi si yaza akakwiba ukamwihanganira? Uretse ko nanone bajya banga umuturanyi mubi arutwa iki? Mana nyagasani Uwiteka we. Oya, turakoma, bajya bavuga ngo turakoma urusyo n'iki n'ingasire. Kuri igikomere cy'umuturanyi nacyo kiba kiri uretse gusenga Imana. Ariko aho kugira ngo wimuke umuturanyi, aho kugira ngo wimuke umurozi, tugerega umuntu ugutera igikomere aba ari umurozi. Cyari ukizi? Yego. Aho kugira ngo umwimuke wowe wasenga Imana akakwimuka. Reka nkubwire ukuntu igikomere cy'umuturanyi byose nta gikomere kijya kiba gitoya. Hari umuntu wagiye mu bitaro arwajije umwana. Umwana yari yagiye muri koma, hanyuma umuturanyi aza kumusura. Amaze kumusura aramusengera bisanzwe, hanyuma arangije arataha. Ariko amaze kuva ku bitaro arangije agenda avuga ati nari nzi ko ndasanga yapfuye none aracahari. Icyo si igikomere? Ni nacyo gikomere kibi cyane. Uyu muntu yarabyumvishe nuko abyitwaramo gute? Ariko kudakomereka aho ni ahantu ushobora gukomereka cyane. Gusa Imana yaramufashije, umwana arakira. Imana ishimwe. Buriya Imana yagufashije uko bakwifurizaho inabi, sibyo? Ya nabi bakwifuriza bikugereho, icyo gihe uri kumwe n'Imana. Kuko Imana ibashatse kubereka ko ibyo bakora byose no hejuru hari imbaraga z'Imana. Kandi imbaraga z'Imana iyo ziri ahantu ibintu byose biremewe kandi birashoboka. Okay. Ngaho twinjire mu gikomere cyo mu nzu. Buri gikomere cyo mu nzu nacyo kijya kiba kibi, maze ngo kiba kibi gute? Buriya iyo ubana n'umuntu mudahuza, hari umuririmbyi yavuze ngo ikigeragezo kiraryana, ngo ariko iyo kigeze mu nzu ngo kirutaho kugira gute? Kuba kibi. Umuntu ubana n'igikomere cyo mu nzu ndamwihanganishije, kuko icyo gikomere cyo mu nzu kugira ngo uzajye n'ugusenga bisaba gusenga. Reka nkubwire, bisaba kongera imbaraga. ushobora kuba ufite igikomere mu by'ukuri urimo ushwana n'umugabo, umushyitsi akaza kubasura mukiyumanganya, ariko cya gikomere agize ute? Aragifite. arimo araganira n'abashyitsi, ariko hari umugabo afite igikomere, ari n'umugore afite igikomere, bose bafite ibikomere. Hanyuma igihe cyagera bikaba ngombwa ko umushyitsi ataha, bakamuherekeza, ariko bafite igikomere.
yego ndabyumva cyane. bariyumanganyije Mm. umushyitsi amaze kugenda barongeye baragarutse mu nzu ni bombi ni babiri cya gikomere bagize ute baragifite baragifite. aba bantu wabagira iyihe nama bafite ibi bikomere bafite intambara z'umutima njyewe icyo gihe abo bantu inama nabaha iyo Mm, umuntu buriya hari wa wundi uba uteza igikomere ku wundi, mm, uwo muntu icyo namusaba ni uko mm, yakwegera Imana Christine yego agasenga. buri kintu nabonye Imana ijya ivura ibikomere. Mm, yego ntabwo gishobora gushira wa muntu agihari, mm, ariko ikintu cyitwa igikomere iyo usenze Imana bisaba ngo wihangane ukihanganiramo, ntabwo kiba comoye ngo kivemo, ariko cya gikomere uba ukihanganiramo ukakigendera hejuru Imana ikagufasha. niko mm, kwirinda cya gikomere kugira ngo ntukomereke cyane. niyo nama njye namugira umuntu uba ufite igikomere nk'icyo, mhm, nyine aba ari kumwe nacyo abagendana nacyo ndabyumva, yego ariko bisaba ngo ube ubana n'igikomere kigukomeretsa umunsi ku munsi ugendana nacyo. Haleluya, amen Imana ishimwe. Haleluya, ndakubwira ngo ihangane, siko bizahora kandi siko bizaguma. ijambo ry'Imana riravuga ngo hahirwa abihanganira ibibagerageza. Mm, iyo mumaze kwemerwa uzakivamo neza, ntabwo ari wowe uzahora ubabaye iteka, niko ijambo ryambwiye. ihangane ukomere, wizere Imana, usenge, uvuga ati ariko nzi neza ko uru rugendo ndimo ruzagira gute, ruzarangire. uzi ariko Christine ko hari umuntu ubana n'igikomere yirengagiza akajya aho abandi bari kugira ngo cya gikomere arebe ko cyarangira, yumve ko yaseka, yumve ko yakwishima. hari n'abantu bishima ariko bageze aho abandi bari mu mm, nzu iwabo badashobora kwishima. wagera muri sosiyete runaka nshuti ugaseka mm. ukanezererwa ukishima, kubera iki? uri kubana n'igikomere. ndakwinginze wowe Tukiri aho muntu. ngaho Mm. nakomeje kureba ijambo riri muri Yobu 42 umurongo wa mbere yego. ndetse n'uwa kabiri Mm. ntabwo birakuraho content dufite. yego. Yobu ibice 42 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Mm. umurongo wa mbere uravuga ngo maze Yobu asubiza Uwiteka ati Mm. nzi yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi wawe. yawe yose. Imana ishimwe. bivuga ngo Yobu yari ari mu kigeragezo. Turaza kuvuga ku kintu cyitwa umugambi Yego. sibyo? ariko umugambi w'Imana, buriya Imana igufiteho umugambi. Mm, iyo Imana igufiteho umugambi wayo yego nta kirogoya icyaba cyose ku buzima bwawe. Mm, Imana izagukura muri icyo kigeragezo nk'uko Yobu yakivuyemo. buriya Yobu ageragezwa mm, ntabwo yiyumvishaga ko azigera ava mu kigeragezo. mm, yumvaga ko ubuzima bwe ari uguhora ababaye. ndabwira umuntu uri mu kigeragezo, ndi kubwira umuntu ufite igikomere, ndi kumubwira ngo yihangane. Yobu yarageragejwe, ariko hari ijambo ritubwiye ngo nzi neza ko basha ntakibasha kurogoya umugambi wawe. wawe Ndashaka kumenya, dusobanurire abantu ku kintu cyitwa umugambi. w'Imana. Umugambi w'Imana. umugambi w'Imana rero buriya ujya ukomeza ku buzima bw'umuntu, Mm, nubwo umwanzi yaba afite imbaraga zingana gutya. mm. Icyo Imana ikugambiriye. icyo Imana ikugambiriyeho, haleluya, Amen. ntabwo kizigera kiva. Aleluya. nubwo barwana gute, Umugambi Imana igufiteho. Imana yaravuganye nawe, ndakwinginze uzajya uvugana n'Imana. iyo Haleluya. wavuganye n'Imana uba ufite ibanga. Icya mbere ni amakuru. icya mbere ni amakuru. iyo ufite amakuru y'uyu mugabo wita Yesu, Mm, hari ibintu akora ku buzima
Imana iguha umugisha. Hanyuma igikomere cyo mu itorero cyo. muri igikomere cyo mu itorero, uzi gukomerekerwa mu itorero, Ugiye wizeye ko uzahomorerwa, uvuye hanze ufite igikomere, usanga ariho oya igikomere uvuye hanze ufite ibikomere byinshi, hanyuma ugeze no mu rusengero uhahuriyemo n'ibikomere. gikomere Wari uzi ko ariho ugiye komorerwa. aba ari ikibazo gikomeye, ariko buriya reka nkubwire, Abantu barimo baragendana ibikomere. nakibasha kurogoya umugambi wawe, Yewe urakomeye. buriya nta kintu cyiza kirogoya umugambi w'Imana. Mm, N'ubu uri mu nzu y'Imana, sibyo, yego. ufite igikomere, uri gukomerekeshwa n'itorero Mm, winjiyemo cyangwa usengeramo, yego. ariko nzi ko bizarangira. Uzi ko umuntu ajya muri korali azi ko wenda avuga ngo wenda ni urugero, nari ufite ibikomere banjye, ndavuga ngo ninjya mu nzu y'Imana niho ndi buruhukire, ariko ningera mu nzu y'Imana niho ndi bukomerekere. Ibaze nageramo ahubwo nkahasanga igikomere kirenze Cyo wari ufite. Wari ufite igikomere mu nzu iwawe, ngiye mu nzu ugeze mu nzu y'Imana ngira ngo bakongereye igikomere. arengera igikomere. Ese ubwo icyo gihe turajya hehe? Mwa bakozi b'Imana mwe turajya he? Mwa bakirisitu mwe turi kujya hehe? Mwaretse Imana akaba ari itwomora ibikomere. Nimba uri umudiyakoni uri mu nzu y'Imana ukaba uri umurozi, nimba uri umuririmbyi uri mu nzu y'Imana ukaba uri umurozi, ariko kuroga ntabwo ari bya bindi uvuga ngo gutamika, n'ururimi rwonyine ruraroga. Ahubwo uzi ko ururimi ari Ni bwo nabwo burozi burozi bwa mbere bukomeye. bubaho. Ngaho uri umukirisitu, uri umudiyakoni, uri umuririmbyi, uri iki, icyo waba uri cyo cyose ukoramo umurimo w'Imana, ntiwagakwiye gukomeretsa umuntu ugusanze mu nzu y'Imana, ahubwo icyo gihe wakamwomoye ibikomere azanye mu nzu y'Imana. Imana iguha umugisha. Solange, ndabizi umaze iminsi usenga, umaze iminsi uri mu masengesho, umaze iminsi uri kuvuga Imana kandi ndabizi. Hanyuma Solange, muri iyi minsi ni ayahe makuru Imana yaguhaye Muri iyi uri minsi kugeza ku Banyarwanda? amakuru Imana iri kumpa ni ko Imana igomba kuturindira muri uyu mwaka twarangiza amahoro, kandi abizi neza nawe uri kunyumva, Imana wumve ko hari aho yagiye ikurinda. Ushobora kuba waranawurwayemo cyangwa warawuburiyemo akazi ariko ukongera ukabona akazi, wumva ko Imana hari ibyo yagukoreyemo muri uyu mwaka. Uriya mwaka tugiye kwinjiramo ni umwaka w'amateka, ariko harimo n'amarira, icyo tujye tukimenya. Nubwo tugiye kuwinjiramo hari benshi bazawuriramo amarira, harimo ibyishimo, harimo n'iki, icya mbere harimo inzara. Uriya mwaka tugiye kwinjiramo Yego. tuzaterwa inzara. Inshuti yanjye, mugomba gusenga ubwira Imana ngo nkusabye umutaka. Niko Imana yakubwiye ngo Imana yarambwiye ngo harimo inzara muri uriya mwaka. Rwose pe, ubyumve utabyumva, dufite n'inzara, tuzawuboneramo ikintu cyitwa inzara rwose. Solange, ikintu cyitwa inzara, uyu mwaka wo nta nzara twahuye nayo? Twahuye nayo inzara, ariko si cyane nk'iyo tugiye guhura nayo muri uriya mwaka. Hanyuma rero abantu nimube maso kandi mwongere ibihe byo gusenga kugira ngo Imana izabakomeze kandi izakomeze ibagaburire. Hanyuma rero abantu gusenga, yego, Imana iguha umugisha Solange. Turi kugana ku musozo, watambutse nomero yawe ya telefone ubundi tugasenga Imana. urakoze cyane. Nimero yanjye ni 079 597 820 niyo nomero yanjye nkoresha. Urayisubiramo? 079 597 820. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Ngaho senga Imana. Imana data twese mwiza, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ikomeye, uri Imana twirinde by'ukuri, bana natwe kandi
kandi ukomeze utugirire neza, twiteho nk'Imana. Ndabizi neza ko hari abarwayi, genda ubagereho, dore harabura iminsi mike ngo twinjire mu wundi mwaka. Imana gira neza ubwoko bwawe kandi uburengere. Imbaraga z'Imana zijye zibagumaho cyane kandi zijye zibahangaho kuko uri Uwiteka. Urakoze nyir'ubutware, urakoze nyir'icyubahiro, dore ko byose mbisabye mu izina rya Kristo. Amen. urakoze Solange. Ikintu nabwira abantu, banasenge cyane, uriya mwaka hazabonekamo n'impfu nyinshi. Yego, ubwo nawe uhawe ikiraka. ni icyo gusenga, hazabonekamo impfu nyinshi kandi harimo n'inzara. Ni ibintu bibiri, ni ukugira ngo turusengeremo, dusenge cyane abantu